Bene data bakundwa, Yesu ashimwe, ndabaramukije ugubwe neza aho muri hose. Uyu munsi twongeye gusangira ijambo ry'Imana. Nifuje yuko tuganira ku kintu cyitwa umwete. Umwete ku murimo, umwete mu byo ukora, umwete mu byo urimo byose, kuko ahatari umwete nta kijya imbere, ahatari umwete nta terambere rihaba. Umurimo rero waba uw'amaboko waba uw'Imana usaba kugira umwete, kubera yuko iyi Mana twemeye ikunda abanyamwete. Mu bisanzwe iyo ugiye mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 10 tubona ijambo rivuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Yesu nashimwe. Rero iyo udakoze ukiri kuri iyi si, iyo udakoze ukifite imbaraga, iyo udakoze ugifite ubwenge no gutekereza, ntugire ngo aho uzajya nyuma y'ubu buzima uzongera ukore nk'ibyo wari gukora kuri iyi si. Cyangwa se muri make, ibyo udakoze uyu munsi hari igihe ejo uzaba uri mu buriri. Ibyo udakoze uyu munsi hari igihe ejo waba udafite amahirwe yo kubikora. Ariko ndagira ngo dutekereze ku murimo w'Imana. Uwo wari umurimo w'amaboko, wari umurimo wo kugutunga n'umuryango wawe, ariko n'umurimo w'Imana ni umurimo, kandi tuwukoresha amaboko, kandi nawo tuwukoresha ibyo tubona bifatika. Birababaza iyo ubonye umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore ayobora ikigo runaka, akagikora neza, abakozi bakamwishimira, kikunguka, kigatera imbere, kikaguka, kikagira imitungo, akakijera rwose, ukabona ikigo kimeze neza. Ariko yakwinjira mu murimo w'Imana, yakwinjira mu rusengero, reka abe ariho dutangaho urugero, bamuha inshingano runaka, ukabona araseta ibirenge, ukabona arabikora nk'aho ari ibintu bitagira nyirabyo, kandi ibyo bindi akora bimwinjiriza amafaranga, rwose arashimwa pe. Ariko yagera muri uwo murimo wundi w'Imana, wo ngira ngo ahari akaba awubona nk'aho ari ibintu agomba gukora uko yiboneye, ukabona ntabyitayeho. Ibi rero bibabaza Imana, bibabaza Uwiteka, bibabaza umuremyi wawe waguhaye ibyo byose, waguhaye ubwenge, waguhaye imbaraga, waguhaye ndetse n'ubushobozi bw'amafaranga, ukaba udashobora kwitangira umurimo we nk'uko ukora uwundi wose, ahubwo ukabigira nk'aho ari ibintu bitagira nyirabyo. Iyo ukora bizinesi, iyo uri mu biro mu kazi, uritanga ugakora ibishoboka byose, ariko wagaruka kuri za nshingano za zindi wita ngo ni umuhamagaro, ukabona uri kubivangavanga. Ibyo rero bene data nagira ngo tubyitondemo, kubera yuko iyi minsi Satani arimo arakora cyane. Satani we ntago agohetse, kandi ari gukorera imbere mu itorero. Satani ari gukorera imbere mu itorero. Nk'urugero nk'ahangaha mu Rwanda dufite amatorero, amadini yarafunzwe, insengero zarafunzwe. Umukristo aramubwira uti mwitange turebe ko twuzuza ibyo twasabwe na leta, ukabona ntawe ubishaka, ukabona abantu bavuniye ibiti mu matwi. Ariko nimukomeza kuvunira ibiti mu matwi, Satani we ari mu kazi. Satani ari mu kazi. Ese reba, nazana umuterankunga, tuvuge wenda akazana amafaranga y'ubutinganyi, ni urugero. Iryo rusengero rukubakwa rwose, ibisabwa bigakomera, hanyuma kondisiyo bakazazishyiraho, kandi uzaza uhasengere, kandi abana bawe bazahasengera. Ese ninde uzaba yungutse? Satani ari gukora. Ni ukuri umurimo w'Imana reka tuwuhe agaciro, kandi tuwukore nk'uwa data, kubera yuko ntabwo waba wahaye inshingano. Na meyo yaguhaye inshingano uzikora wivuye inyuma. None kuki Imana ikugirira icyizere ikaguha umurimo ukawukora nk'aho utagira nyirawo? Reka twiminjiremo agafu. Reka umurimo wose duhawe tuwukorane umwete, kubera yuko Imana ikunda abanyamwete. Ni nayo mpamvu burya Imana tujya tubona idukorera surprise, ukabona Imana ifasha umuntu wari indaya, ifasha umuntu wari igisambo,
ikamukoresha kubera yabikoranaga umwete. Iramureba rero ikamuhinduramo icyiza, akaza agakora ibyayo abikorana umwete. Yesu nashimwe. Imana ishobora guhindura uwo ari we wese. Nturebe ngo warize, nturebe ngo ufite amafaranga, nturebe ngo ufite igihagararo, nturebe ngo uvuka mu muryango umeze utya. Oya, Imana ifite ubushobozi bwo guhindura uwo ishaka igikoresho cyayo, kandi akamukorera akorana umwete kugira ngo ubwami bwayo bwaguke. Rero turasabwa kugira ngo twe kudebeka, turasabwa kugira ngo tugire umwete muri uyu murimo. Ejo Satani atatunyaga, nyamara Satani akwimya ako kazi, nyamara Satani yishe iyo business urimo. Wakongera ukajya ku mavi kandi agakoboka, wakongera ukirirwa mu misozi, wakongera ukajya wirirwa munsi y'amazi usaba ngo Mana ngirira neza, usaba ngo Mana iyo mbimenya. Reka utazavuga ngo iyo mbimenya. Korera umurimo w'Imana, kora umurimo w'Imana wivuye inyuma. Ntago ari bya bindi byo gushakisha amafaranga. Oya, ntago nkuzi, ntago unzi, ntago usengera mu rusengero rw'iwanjye, ahubwo nakubwiraga ngo gira umwete mu murimo w'Imana. Gira umwete mu murimo w'Imana, kubera yuko ntawakoreye Imana wikorera amaboko, ntawakoreye Imana ngo asuzugurike. Igihembo kiba mu murimo w'Imana ni ubugingo. Igihembo kiba mu murimo w'Imana ni ubukire. Igihembo kiba mu murimo w'Imana ni icyubahiro. Ibyo byose nukorera Imana by'ukuri izabiguha. Uzagira icyubahiro muri iyi si, uzagira amafaranga muri iyi si, ntacyo uzayiburana, uzagira ubugingo. Icyo nicyo kirenzeho. Yesu nashimwe. Ndagira ngo twiminjiremo agafu. Umurimo w'Imana tuwuha agaciro. Guhera ubu wumve yuko umurimo w'Imana ugomba kuwuha agaciro. Imana ibahe umugisha bene data, Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose. Reka Imana ibiteho imishinga yanyu yose, iyihe umugisha, iyihezagire, kandi ikomeze ibane namwe muri byose. Dukomeze duha agaciro umurimo w'Imana, tuwuhe umwanya kubera yuko n'uw'agaciro. Mu izina rya Yesu nicyo mbifurije. Amen.